Dufite hano ibintu ngiye kubereka bizabafasha kugabanya ibinure mu mubiri wanyu, ahandi wiha size cyangwa se ingano ushaka y'umubiri wawe, dukoresha ibyo kunywa. Icyo kunywa cy'umwimerere cyitwa karemano, pana bimwe abantu bagenda bikorera bavangavanga byo mu nganda. Dufite nk'uko mwabibonye, dufite indimu, dufite tangawizi, dufite na kokombure. Dore ukuntu ngiye kubibakorera rero kugira ngo ubashe kugabanya ibyo binure byakurembeje, uhora umeze nk'akaguru gaturi bagira. Dore ko ugomba kubigabanya ukaba fit, ufite size nziza. Tugiye gutangira. Ufata ikirahure, ukate kokombure yawe, urayikatamo uduce dutoya tw'udusirayisi, ushyire mu ukate nka tune, ushyire mu kirahuri tune cyangwa se dutanu, ushyire mu kirahuri. Zifata indimu nyarwanda cyangwa se niyo yaba ari inzungu ifite umutobe mwiza, ifite amazi menshi, uyikate, katemo utuntu tw'udusirayisi nka tumwe, akase kokombure ushyiremo. Maze ufate tangawizi, itonore neza kugira ngo icyayishwa cy'inyuma kiveho, gikureho neza gishire. Asigaye ubundi ube ufite size cyangwa se ufite ingano yayindi umuntu wese akubona akavuga ati dore umwana cyangwa se dore umutipe uri kuri size kweri. Wayitonora neza, uyikatemo, ukate twa tundi wakase, udukate neza witonze. Hanyuma urabona ko dukase gutya, ushyire mu kirahuri. Nurangiza umara kubishyiramo, urafata ahangaha rero turaza gukoresha uburyo butatu. Hari ubwo gukoresha amazi akonje. Ahangaha dukoresheje amazi akonje cyangwa se numara gushyiramo amazi, fata ikiyiko uvange neza kugira ngo byinjemo. Tereka nk'iminota 15 mbere yo kunywa. Ubu ni uburyo bwa mbere. Rero nk'uko nabibabwiye, turakoresha uburyo butatu. Uburyo bwa mbere turaburangije, tugiye gukizaho uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa mbere twakoresheje amazi akonje, yandi nyine aba atari muri firigo ariko atanashyushye. Rero tugiye gukoresha ubundi buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero turaza gukoresha amazi y'akazuyazi. Mu bisanzwe dukata kokombure, ikirahuri nk'ibisanzwe, ikirahuri kiringaniye ukoresha unywa amazi y'akazuyazi. Ushobora gukoresha ikirahuri gisa nyine ikirahuri dukoresha. Tukabona tugiye gukoresha uburyo bwa kabiri bw'amazi y'akazuyazi. Dufite bya bintu nk'ibisanzwe, dufite indimu, dufite kokombure na tangawizi twakasemo twa tuntu dutoya. Dufite ikirahuri, dushyiremo bya bintu bya twakase, tubanza dushyiremo kokombure uduce nka tune cyangwa dutanu bitewe n'amazi ugiye gukoresha. Dushyiremo, umara kudushyiramo na za ndimu wakase nk'ibisanzwe, kandi wakase ukatamo kabiri. Noneho ushyiremo tunuza tune dutangawizi, tune n'utudimu tw'indimu tubiri dutatu. Ushyiremo y'amazi noneho y'akazuyazi. Ubona ko amazi y'akazuyazi, ubona ko biraza guhita bisa nk'ikora akazuyazi. Ubona ko abakonje, abashyushye ariko nanone atanakonje, ahubwo abashyushyemo biringaniye. Nurangiza ushyiremo nabyo, uraza gutereka. Rero ushobora kubinywa mbere yo kuryama cyangwa se wicaye iwawe uri kuruhuka, ukabasha kuba wabasha kunywa aya mazi. Amazi rero nuyanywa buri munsi, iminsi 15 yonyine, uzaba wamaze kubona impinduka mu mubiri wawe, cyangwa se ibintu byinshi bigenda bihinduka kuri wowe. Uburyo bwa mbere burarangiye, ubwa kabiri burarangiye. Tujya gukoresha ubundi buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu turukoresha amazi ashyushye. Niyo mpamvu nakoresheje itasi kuko ushyiramo kokombure nk'ibisanzwe, uduce tune.
shyira mu duce tunini iyo ubanzemo hasi. Dufate indimu tuyikate nk'uko twayikaze kwa kundi, turayikata dushyiremo uduce tubiri. Dufate tangawizi. Ndababwiza ukuri, buno uburyo bwiza kandi bwizewe utigeze ubona ahandi. Hari bwinshi bagiye bakubwira butandukanye, ariko ubu ni bwo buryo bwiza kandi bwihuta kuba babasha kugabanya ibinure byawe. Kugerageza iwawe mu rugo rwose ni ibintu bihendutse kandi byoroshye, nta n'ubucukuri no gukomeza uvuga ngo imyenda yanze kugukwira, ngo wazanye inda. Shyiramo, bikoreshe. Rero twashyizemo rero waza gushyiramo, kuko n'icyo agiye gukora, kamuremo n'indimu zimwe wazishyiramo zidakamuye, ushyiramo n'ikindi gice kamure neza, umutobe wose ukamuriremo. Urangiza ushyiremo n'agatangawizi kawe, turagatonora. Ntuzagire ngo sinigeze nkubwira, nukomeza ugenda imyenda yanga kugukwira, ugenda ibicecari byose, buri muntu wese agukebukira. Iki ni cyo gihe ngo nawe usirimu kumenya ibyo ugomba gukoresha kugira ngo ugire mu nda zero rwose. Nta kindi kikubere, n'iki kinyobwa n'iki kizagukemura umuti. Rero rwose amaso kandi ukurikirane ibyo ugomba kwitoza. Shyiramo amazi ashyushye. Rero shyiramo amazi ashyushye, n'amazi ashyushye yandi dukoresha nk'icyayi, amazi yahiye. Urabibona ko ni nkaho twashyize mu itatsi kugira ngo ikirahuri kitameneka. N'amazi twakoresheje ashyushye. Turatereka rero ngaho, bitereka iminota 30. Dukoresha ubundi buryo, ariko nizere ko uri kwikurikirana neza kandi nta kimwe kiri gucika. Dukoresha ubundi buryo bwa kane. Uburyo bwa kane nabwo ndakugira kugira ngo ukurikire neza. Nabwo ni uburyo bwizewe cyane kandi bwiza cyane, bizagufasha mu gihe gito cyane, kuko iminsi 10 yonyine watangiye kubona impinduka. Dufata ikirahuri cyacu, dukoresha uburyo bundi bwa coffee cyangwa se Nescafe cyangwa se cafe, nashute no kuyita sinzi. Nako urakoresha ikirahuri, ushyiramo ikiyiko cy'isukari cyo ku meza, ushyiramo ikiyiko kimwe cyonyine kitagira icya kabiri. Urabona n'akarahuri ukuntu kangana. Turangiza dufate indimu, kamuriremo. Shyira akanguzo kugira ngo utajya mu imbuto. Kamurire muri ya kawa cyangwa se muri ya Nescafe igice cy'indimu, mu indimu kamuriremo. Kamure neza, uyungurure ya ndimu kugira ngo atajya mu tuntu tw'utwanda. Urangiza usukemo amazi y'akazuyazi. Urangiza uvange neza, urabona ko kawa cyangwa se Nescafe yivanze. Ngiye kubanywaho kuko ninyweraho ko ya minota yashize, kambe ninyweraho rwose. Ni ikinyobwa cyiza kigufasha. Nanjye muri minsi ndashaka kugabanya ibinure, niyo mpamvu ndi kwinyweraho. Reka dukomeze mu buryo bwacu bwa kane rero. Urabona ko twamaze gushyira, ushobora kubona ari ibintu bikomeye, ariko rwose biroroshye kandi birizewe mu gihe gito cyane. Urabona ubu ni ubundi buryo bwacu bwa kane, dukoresha coffee cyangwa se Nescafe. Uburyo bwiza cyane rwose buzabafasha kugabanya ibinure no kugabanya ibiro mutifuza. Hari ibiro byinshi muba mutifuza, kwirwa wirukanka ngo uri kuri regime. Iyi nta regime yindi rwose ntayo. Reka duhinduranye ikirahuri, dushyiremo mbihindura kugira ngo nkoreshe kandi karahuri. Ndakubwiza kuri gerageza bino bintu wawe, nta na kimwe gihenze kirimo, nta na kimwe usibye kugira discipline no gukoresha buri munsi udasibye, mu gitondo na nimugoroba. Mu gitondo ubyutse ushobora gukoresha cyayi, ahantu twakoresha amazi ashyushye. Mbere yo kuryama ushobora gukoresha akazuya cyangwa se ugakoresha amazi akonje. Rero gerageza gukoresha buno buryo, nushaka kugabanya ibiro byawe, nushaka kugira ngo utakaze ibiro. Ubu ngubu rero tujya gukoresha ubundi buryo bwa kane. Kino kirungo cyitwa turmeric cyangwa se turmeric. Mu masupermarket yose wakibonamo, kandi kirahindutse rwose. Nta kigura amafaranga 5,000 y'igihumbi.
turashyiramo rero ikiyiko kimwe, dufata ikiyiko kimwe dukoresha isukari cyangwa se dukoresha mu cyayi, dushyiremo. Nabwo n'ubundi buryo bwa kangahe tugakoresha bwa gatanu, uburyo butanu bwose buzagufasha kugabanya ibinure. Urabona icyo bita white pepper, usajya muri supermarket rwose ubuye cyangwa white pepper cyangwa se black pepper, ukoresha ushyiremo gake karinganiye. Black pepper ubundi niyo nziza, niyo gufasha. Ushobora gukoresha na white pepper ariko black pepper zakwenza kurusha. Ushyiremo gake, hanyuma ushyiremo ubuki bw'ubunyarwanda cyangwa se ubusanzwe, ushyiremo akayiko kamwe, ushyiremo amazi y'akazuyazi. Akazuyazi ntabwo akonje nta nubwo ashyushye, uvange neza. Ubu n'ubundi buryo bwizewe cyane kandi bukora vuba mu buryo bwihuse, ukagabanya ibinure, imyenda igatangira kugukwira, ugatangira kuba uri fit, umugabo agatangira kureba kwishima, buri muntu wese akagira icyo bita mu nda zeru, ukagira size itajagaraye. Twirinda akajagari ku mubiri wacu, dukoresha bino binyobwa uko ari 5 kugira ngo uburyo bwose waba ukurikiranye, kandi ndakeka neza ko wabonye. Inshuti zanjye rwose murabona ko ukoresheje nta kintu kimwe gihenze kirimo. Uburyo bwa mbere rero ni amazi akonje. Ushobora gushyira muri firigo, dore ubundi buryo bwo gukoresha ikawa. Ntabwo urabona ko n'amazi y'akazuyazi twakoresheje, ariko urabona ko ni ibintu byiza cyane rwose, uzanywa mu gihe gito cyane. Murabona ko handi twakoresheje amazi ashyushye nk'icyayi. Murabibona ko kubera twakoresheje amazi ashyushye bisa nk'ibyanambye rwose. Heranwa cyangwa utandukane no kugira ibinure ujagaraye mu mubiri wawe. Igihe nk'iki ngo nawe utangire usobanuke, umenye ibyagufasha, byakugira neza. Rero rwose ndagushishikariza gukora ibi bintu iwawe. Ntibirahendutse, amazi, kokombure, indimu, ibintu byiza cyane byoroshye. Uri kwihuza amasukari, ugabanya sukari wajya gukoresha, utangire gukoresha ibintu bigire nk'umuco. Ahasigaye nyuma y'iminsi 15 uzambwira rwose, ndabyizeye neza ko uzambwira impinduka zabaye. Jya muri comment wandike igitekerezo, ukoreshe ubereze n'abandi barebe, bashiki bawe, bakuru bawe, barumuna bawe, umugore wawe, umugabo wawe. Mukoreshe iki kinyobwa, mukoreshe ibinyobwa, bizabafasha kandi muzabona impinduka rwose, ndabibizeza. Ubu ni uburyo butandukanye n'ubundi bwose wigeze ubona. Rero ndakwagiza kora subscribe, ukoreshe ukande kuri like na comment zirakenewe, maze dukomeze kubana muri byinshi. Murakoze.